Reka nkusuhuze kandi nkuha n'ikaze, aha ni kuri Bumbogo Real Estate. Mumaze kumenyera ko ngenda mbaha amashwadiro agiye atandukanye y'ubutaka bunini bwiganjemo amazu n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko akenshi nkunze kubaha ubutaka bunini bugera ku mahegitari. Ku bantu bifuza kugura hano mu murenge wa Bumbogo, ndizera neza ko utanyuzeho biragoye ko wabona ubutaka kandi buhendutse hano mu murenge wa Bumbogo. Njye nirirwa hano mu murenge wa Bumbogo mbashakira ubutaka buhendutse cyane cyane, ku buryo aha ngiye kubazanira hegitari ihagaze miliyoni 10, iri ahantu hegera igishanga. Nkeka ko ubu butaka atari bubi kandi ni ubutaka buhingwa bukera. Ikindi nakubwira ni uko ari ubutaka budahenze, ntabwo buhenze. miliyoni 10 waza tukaguha iyi hegitari, iragenda ikamanuka ikagera hasi ku gishanga. Hari abantu bakunda ubutaka bumeze burya, nabukuzaniye kandi buri ku giciro cyiza kitari hejuru cyane. Mbibutsa ko tugenda tugira n'amashyamba usanga afite nk'ubuso 5,000, tukaba twayaguhera kuri miliyoni 4 n'igice gutyo. Ntabwo ari amafaranga menshi ushobora gushora hano mu karere ka Gasabo ngo wumve hari igihombo ufite. Reka nkwibutse ko aha ngaha twebwe akazi dufite ni ukubashakira imari zihendutse. Niwifuza inzu umpamagare, niwifuza ahantu nyine watuza umuryango umpamagare. Kwifuza gutura muri pariseri nini, hahandi ushobora kuza ugatangira kubaho mu buryo bukoroheye, utaramara igihe wenda ngo uvuge ngo urabanza gukora ibi, ibyo ugasanga bikozwe. Ni ahantu rero heza ubona ko hari gutera imbere hano mu murenge wa Bumbogo. Ku batahazi, ni mu karere ka Gasabo, hano turi mu rwa Gasabo. Ni ahantu heza rero ubona ko kugera mu mujyi wa Kigali bitari ibintu bigoye, kandi hari gutera imbere cyane. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.